Urebye Matayo ibice 6 ni imwe mu mirongo ya Bibiliya mugomba gushyira mu mirongo mwiga ya Bibiliya kuko ari ingenzi. Reka dusome umurongo wa 25. Nicyo gituma mbabwira nti ntimukiganyire ngo mutekereze ubu bugingo muti tuzarya iki cyangwa muti tuzanywa iki, ntimwiganyire ngo mutekereze iby'uyu mubiri wanyu ngo tuzambara iki. Mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya, umubiri nturuta imyambaro? Umurongo wa 26. Nimurebe ibiguruka mu kirere, ntibibiba, ntibisarura, ntibihunika mu bigega, kandi so wo mu ijuru arabigaburira nabyo. Mwebwe se ntimubiruta cyane? Umurongo wa 27. Ninde muri mwe wakwiganyira? Ninde muri mwe wiganyira wabasha kwiyunguraho umukono umwe? 28. None se ikibaganyisha imyambaro ni iki? Mutekereze uburabyo bwo mu gasozi uko bumera, nibugira umurimo, nibuboha imyenda. 29. Kandi ndababwira yuko Salomo mu bwiza bwe bwose atarimbaga nk'akarabo kamwe k'umuruho. 30. Ariko Imana ubwo yambika uburabyo bwo mu gasozi ityo buriho none ejo bukajugunywa mu muriro, ntizarushaho kubambika mwabafite kwizera gukimwe. Umurongo wa 31. Nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki cyangwa ngo tuzanywa iki cyangwa ngo tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi so wo mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Murareba, ntago Imana irwanya ko dusaba ibindi bintu, ahubwo irabizi ko tubikeneye. Umurongo wa 33. Ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwaho. Murareba, ntago Imana irwanya ko dushaka ibindi bintu byose, ahubwo iravuze ngo izabitwongereraho. Murabona ko icyo Imana ishaka ni icy'ingenzi, ntago irwanya ko dushaka ibindi bintu, ahubwo yo irareba icy'ingenzi. Umurongo wa 34. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo. Nahangaha rero nshaka ko twitondera, nahangaha nshaka ko duhagara tukitonda. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo. Ndagira ngo mubisubiremo. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo. Impamvu mbasubirishijemo ayo magambo, murabizi ko kwizera guheshwa mu kumva, no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Tubisanga mu Baroma ibice 10 umurongo wa 17. Ubugingo bwawe bukeneye kumva ububwira ngo ntiwiganyire, bukeneye kumva wongera ubisubiramo uvuga ngo ntiwiganyire. Iyo urimo usubiramo amagambo, ubugingo bwawe bukabyumva, hari ikintu gishyashya kivuka muri wowe. Reka dukomeze umurongo wa 34. Haravuga ngo ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko abejo baziganyira iby'ejo, umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Iki gitondo ndashaka kubabwira yuko ejo arahimana, ejo nahimana. Ndagira ngo hagire umuntu ubisubiramo avuga ngo ejo ntago arahanjye, ejo nahimana. Reka dusenge. Mwuka wera w'Imana, ubwo twinjiye mu ijambo ryawe, reka udufashe, dukeneye inama zawe, utuyobore,
utwigishe, reka ijambo ryawe rishorere imizi muri twebwe, rigwirire muri twebwe, ritwigishe, rituyobore, mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Ndagira ngo uvuge ngo ejo nahimana. Iyo abantu batubajije ngo umeze ute, naje gutekereza nsanga abantu akenshi babaza icyo kibazo ngo umeze ute, nta mwanya baba bafite wo kwicara ngo wumve igisubizo. Naje gutekereza ndavuga ngo mbese umuntu ambajije yarangiza agafata umwanya agatuza kugira ngo nyumve namusubiza iki. Ndababwiza ukuri, ni ikiganiro kirekire, hari ibisubizo byinshi muri njyewe nabasha gutanga. Ni gute numva merewe mu mubiri wanjye, ni gute numva merewe mu butunzi bwanjye, ni gute meze mu marangamutima yanjye. Vuga ngo ejo nahimana. Icyo kibazo naje gutekereza nsanga ko iyo umuntu ambajije ngo umeze ute, naje gutekereza nsanga abantu akenshi babaza icyo kibazo nta mwanya baba bafite wo gufata kugira ngo bakumve, kugira ngo bumve igisubizo bubahe. Naje gutekereza umunsi umwe ndavuga ngo mbese umuntu aramutse afite umwanya agategereza kugira ngo yumve igisubizo musubiza, namusubiza iki? Ndababwiza ukuri, ngiye kuvuga uko mba niyumva byahinduka ikiganiro kirekire. Ni gute niyumva mu marangamutima yanjye, ni gute niyumva ku bijyanye n'umutungo wanjye, ni gute niyumva mu rugo, mbese bimeze bite ku bijyanye n'urugendo rwanjye rw'ubuzima, mbese meze ne mu murimo w'itorero, imibanire yanjye n'abantu imeze ite, imibanire yanjye n'uwo twashakanye imeze gute, umeze gute? Ni ikibazo kirekire ndetse gifite ibisubizo byinshi ku muntu. Rero naje gusanga igihe wumva udafite umwanya wo kwicara kugira ngo untege amatwi wumva ukomerewe, ikiza nuko utambaza icyo kibazo ngo umeze ute, ahubwo wankorera ikimenyetso kimwe kinyereka yuko washaka kumvugisha. Yego birashoboka ko atari njyewe nanjye, ariko se ni bangahe muri mwebwe barahangaha bahangayike iby'ejo bigatuma bataba ubuzima bw'uyu munsi? Turi mu bihe bigoye ku buryo tubaho nta kintu na kimwe twizera. Ntago twizeye iyi si, ntago twizeye ibya guverinoma yacu, ntago twizeye akazi dukora, ntago twizeye abantu dukorana. Ibintu byose birahinduka, usanga bimeze nkaho ari umutwaro ku bantu hafi ya bose. Usanga batekereza, ugasanga barahangayitse mu byo bakora, ugahora wibaza none se nibitaza kugenda neza, none se iriya gahunda nitaza gucamo, none se ya business nitazabyara inyungu bizagenda bite, none se abana, none se urugo, none se itorero. Ugasanga ibyo bibazo byose hari igihe byuzura mu mutwe, noneho umuntu akabyuka mu gicuku cy'ijoro n'igihe cyo kubyuka kitari cyagera. Ntago mbizi nimba ari njyewe mu by'ukuri njye nyine bibaho. Rimwe na rimwe ndetse utekereza impamvu uriho ukumva birakuyobeye, ukumva warahungabanye, ugasa nawe wapfuye uhagaze. Muzi impamvu dufite ingo tubamo ni ahantu hamwe dushobora kuruhukira, ni ahantu hamwe tugomba gusubira kugira ngo dusubizwe mu imbaraga. Akenshi hari igihe twireba tukabona ubuzima bwacu nta ntego bufite.
ibi ngibi ndi kuvuga wabasha kubyumva nimba igihe kimwe byari bigeze bikubaho, igihe ugeze mu rugo iwawe, aho kugira ngo hakubere uburuhukiro, aho kugira ngo hakubere ahantu ho gutuza, warangiza ukagerayo bikakubera nkaho ari urugendo rurerure wakoze, ukabyuka mu gicuku nijoro aho ari umwijima gusa, ukajya mu idirishya ukirebera mu birahure ntugire ikintu na kimwe ubona kuko hanze ari umwijima, ukabona ahubwo reflexion ya image yawe nkaho ari indorerwamo uri kwireberamo. Ibibazo byakubanye byinshi, ufite umwana mu rugo urwaye ntubasha kumukiza, akazi utishimiye, ibibazo by'amafagitire utishyuye, umuriro bawuhagaritse mu rugo, ntabwo wabashije kwishyura fagitire ya telefone yawe, ukireba ukumva ubwawe nawe ntabwo wisobanukiwe, ukagerageza kwatura amagambo meza ku buzima bwawe, ukatura ko ufite icyerekezo, ariko wakwireba ukabona uri umunyabibazo, ukatura ko uri umutsinzi ndetse no kurushaho, ariko wakwireba ukabona uragenda ujya muri esheke ku yindi, uratsindwa uyu munsi ugatsindwa ejo, ariko muri wowe ukumva uri umutsinzi. Wareba imbere hazaza ukabona mu by'ukuri nta shusho ihari, ukavuga se nzatsinda cyangwa nzatsindwa, ese nzunguka cyangwa nzahomba. Ese hari umuntu urimo yumva ibi ngibi ndi kuvuga? Hari intwaro turwanisha zitari iz'uyu mubiri, ariko akenshi iyo tuzikeneye turazibura. Iyo dukeneye gukoresha izo ntwaro dusanga ntazihari. Izo ntwaro mba nzikeneye igihe mbyutse nijoro ndi kwibaza ibyo bibazo byose, igihe abantu ba fagitire baje kunyishyuza nta mafaranga mfite, izo ntwaro mba zikeneye uwo mwanya. None kubera iki izo ntwaro ntabasha kuzikoresha? Ndi kwa muganga, mfite umurwayi ari mu bitaro, nta kintu mbasha kumukorera, mfite ibibazo impande n'impande, hanyuma izo ntwaro nazishaka kugira ngo nzikoreshe sinzibone, cyangwa nkabura imbaraga zo kuzikoresha. Mu bibazo bitandukanye, ndi kwirimba ngiye gushyingura, mfite ibibazo mu kazi, banyirukanye akazi sinkishimiye, ndahangayitse, abana barwaye, abana babuze minerivare. Hanyuma icyo gihe iyo kigeze usanga ibyo twize ku cyumweru ntabyo twibuka, amagambo yose yari muri twebwe, yari twasomye usanga tuyabura. Warubizi ntago ari ko tudafite izo ntwaro, ahubwo igihe cyo kuzikoresha dusanga tutari kubasha kuzigeraho. Uzi impamvu? Ni ukubera ko izo ntwaro ntago dukunda kuzikoresha kenshi kugira ngo zigume iruhande rwacu, hanyuma igihe tuzikeneye duhita tuzigeraho bitworoheye. Izo ntwaro uzasanga zituri bugufi ku cyumweru mu gitondo turi mu materaniro, izo ntwaro ziba zituri bugufi. Ntago ari uko ikindi gihe ziba zidahari, igihe turi mu bibazo, igihe turi guca mu bikomeye, izo ntwaro ziba zihari, ahubwo ikibazo ntago tubasha kuzikoresha. None se ni izihe ngamba mufata mu buzima bwanyu kugira ngo izo ntwaro zibe iruhande rwanyu, hanyuma igihe muzikeneye mubashe guhita muzifata? Igihe cyo guhangayika, igihe cy'amaganya, igihe cy'uburibwe, igihe cy'imihangayiko, igihe ubona nta murongo w'ubuzima uri imbere yawe, mbese ntabwo izo ntwaro ziba ziri iruhande rwanyu, cyangwa se muzigeraho ari uko muje mu rusengero gusa? Ndababwiza ukuri, nta kintu bibamariye kuza kumva uko mugomba kuzikoresha mukazihabwa muri mu rusengero, ariko mwageraho mukeneye kuzikoresha ntimubashe kuzikoresha. Mugomba kugira ubushobozi bwo kuzikoresha. Nihagira umuntu usubiriramo avuga ngo kuzikoresha. Mama, ntago ushobora gukoresha kwizera kwawe nimba guhora kuri muri sakame yawe. Ntago ikintu ubitse ushobora kugikoresha.
Igihe kimwe mama wanjye yacuruzaga inkoko n'amasanduwice nyuma y'amateraniro kugira ngo amfashe kwishyura urusengero. Igihe babaga baduhaye igihe cyo gusohoka aho twakodeshagaho urusengero, haje kuza umuhanuzikazi wari uturutse muri Georgia aza mu rusengero rwacu. Amazina ye yitwa Bernice Johnson. Yaje kuduhamiriza ko Imana yamubwiye ko igiye kutwohereza abakizwa 500. Ubwo buhanuzi bumaze kuza, Pasteur Moore yahise avuga ati njyewe mbivuyemo. Twari dufite urusengero rubasha kwakira abantu 80. None abantu 500 turabashyira hehe? Ariko nimurebe uyu munsi sare dufite uko ingana, nimurebe ukuntu hangana. Ndababwiza ukuri, nta kintu na kimwe nigeze ntegura muri ibi ngibi, ntago nigeze mbitekereza. Ndababwiza ukuri, muri icyo gihe nta nubwo byankundiraga kuba nareba kure. Ndibuka ko igihe kimwe byari ukwizihiza anniversaire yanjye y'amavuko. Icyo gihe nari ncitse intege, nari naniwe ku buryo numvaga byose ntabivamo. Nta bantu bigeze baza, abapasiteri bose bari batumiwe bazanye n'abagenzi babo, ariko njyewe abantu ntago baje. Byanciye intege ku buryo numvaga byose nabivamo. Byari biteye agahinda, byari binteye isoni. Icyo gihe ntago nigeze ntekereza ko ejo arahimana. Mu kwinjira mu rugo tugasanga umuriro bamaze kuwuhagarika kubera ko tutishyuye amafagitire. Wasangaga mu rugo dukina imikino n'abana, tukavuga ngo ninde uri buze kujya kuryama mbere kugira ngo agende atabanje gusitara ku bintu, kubera ko inzu yose yari umwijima. Wari umukino wabaga ufite ibihembo ntabasha no gutanga icyo gihe. Muri icyo gihe cyose ntago nigeze ndeka kwizera ko ibintu bimeze neza nubwo twari tudafite amafaranga. Icyo natekerezaga ni kimwe, ubwo nagendaga nkahagara mu idirishya natekerezaga uko twasohoka muri ibyo bibazo. Ndababwiza ukuri, ejo nahimana. Icyo gihe nta nubwo nageragezaga kuba nagera aho turi uyu munsi. Icyo narwanaga nacyo ni kimwe, ni ukushaka uburyo nakwishyura umuriro wahagaritswe uwo munsi no gukemura ibibazo by'icyo gihe. Narwanaga no kuba nabona amafaranga ku ikarita kugira ngo tubashe kugura nabura ibikenerwa mu rugo, kugura imyenda y'abana, kwita ku mibereho yabo. Ndababwiza ukuri, ejo nahimana. Igitangaje, uyu munsi abantu baranyizera, abantu babampamagara bangisha inama, nyoboye ibigo byinshi. Umugabo wageze igihe atabashaga no kwishyura fagitire ya telefone yakoresheje. Iyo rero mbabwira ngo ejo nahimana, ntago mba ndi gukabya, ahubwo mba mbabwira ibintu nzi neza kandi nabayemo. Ntago twigeze dutegereza yuko ibintu bimera neza kugira ngo turamye Imana, ahubwo twarikingiranaga mu nzu mu mwijima, umuriro bawukubye tukaramya Imana. Twaramyaga Imana, nta kintu na kimwe kiri mu nzu. Ndababwiza ukuri, niyo mpamvu mpagarika umwuka wose uvuga ko ibyo nkora byose bikoreshwa no gushaka amafaranga. Ibyo byose nabikoze, nta muriro uri mu rugo, nta mazi bayahagaritse, nta modoka, nta byo kurya biri mu rugo. Naramyaga Imana, nyamara mu by'ukuri ntazi ngo ejo tuzarya iki. Narabyaga Imana, twajyaga tujya gutoragura pome kugira ngo tubone ibyo duha abana kuko nta kindi kintu cyabaga kiri mu nzu. Naramyaga Imana, ubwo twajyaga tujya gutoragura amacupa ari mu busa kugira ngo ndababwira ibyo nzi. Haleluya! Ndababwira ibyo nzi, ejo nahimana.
niba Imana ihisemo kubaha umugisha, nta mudayimoni, nta bwami bw'umwijima, nta barozi, nta burebure, nta bugari, nta esheke, nta cyaha, nta kintu na kimwe kibasha kubihagarika. Ejo n'ah'Imana. Uwo mwuka wa Jezabeli ubabuza gusinzira ijoro ryose, ndababwiza ukuri n'imbaraga zituruka ikuzimu. Ntago mvuze ko mutazaca mu ibibazo muzabicamo. Ntago mvuze yuko mutazahangayika cyangwa mutazaca mu bibaca intege no kubona muri aho mudashobora kubona ibyo mubasha gusa. Ariko icyo mbabwira ni kimwe, nuko Imana ifite ibyiza yateguye ku buzima bwanyu. Yaravuze ngo imigambi yanjye ni myiza kuri mwe, ntago ari mibi. Nuko rero murekera aho ngaho gushyiraho akadomo ku hazaza yanyu, kuvuga ngo byararangiye, kubera ko ejo n'ah'Imana. Ninde mbese ndimo ndabwiriza? Abajene, abakiri batoya, ndabizi imihangayiko, uravuga uti diplome ziri hariya nta kintu uzamariye. Byarangoye kwishyura minerivare ndi kwiga, ariko dore nakoze ikintu kitigeze kingirira umumaro. Rimwe na rimwe mukibaza, harya ubundi nduzuye? Ndabizi ukuntu bitera ubwoba ku mujene uri muri iyi si, ukabaho uhangayikiye iby'imibereho. Bisaba imbaraga nyinshi, bisaba gutekereza kwinshi, bisaba gukora imigambi myinshi, ubwenge bwinshi. Ndabizi ko biguteye ubwoba, ndabizi guhangayikiye ejo hazaza, ariko ndi hano kukubwira ko njyewe ureba nari wowe, nigeze nca muri ibyo bihurimo. Ariko nimba narabashije kuhasohoka, nimba narahanyuze ikahankura, ndakubwiza ukuri nawe izahagukura. Icyo yaguhaye kirahagije kugira ngo ikugeze aho wifuza kugera. Ndakubwiza ukuri, ntiwongere kwishidikanyaho. Murekeraho kuvuga ngo birarangiye, murekeraho kuvuga ngo nta kintu mumaze, ntacyo mushoboye. Murekeraho kwita ku buribwe bw'imibiri yanyu, murekeraho kwita ku myaka irimo iragenda ngo muvuge ngo birarangiye. Igihe cyose ugifite umutwe utekereza, igihe cyose ugifite amagara mazima, kora ibyo urimo urakora. Komeza kunyeganyega, komeza kugenda, ntuhagarare, ntugume hamwe. Naho urupfu rwaza kugutwara, rwo ruze rukwiruka inyuma. Ndababwiza ukuri, njye ntago nzahagara ngo ntegereze urupfu ko ruza rukansanga aho ndi, ahubwo rwo ruzaza runyirukaho. Ntago nzasubira inyuma. Satani ni umubeshyi, nzakurwanya. Ejo n'ah'Imana. Ndashaka kuguha amahirwe kugira ngo uhereze Kristo ubuzima bwawe. Ushobora gusengana nanjye. Subiramo: Nyagasani Yesu, nihannye ibyaha byanjye, ngwino mu mutima wanjye, nkugize umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Urakoze mwami Yesu kunyuzuza umwuka wawe wera, mu izina rya Yesu. Kubwira isengesho rero ritoya mukoze, ndizera yuko muhaye Kristo ubuzima bwanyu. Nuko mugende mushake urusengero ruyoborwa n'ijambo ry'Imana n'umwuka wera, mukomeze kwegera Imana.